ngo amafaranga y'umugabo sibyo ni ayacu ay'umugore ku giti cye iyo principe kandi nayumvisha mu basilamu ndayikunda cyane nicyo kintu cya mbere numvisha ngumva ndagikunze cyane ngemva rero ko nyenterpreta kuri jewe abantu beza barapfa agasigara twebwe ibisenze agenda akakwa biriya mukozi w'Imana yazize iki kweri kandi wabona Josette atazi ko Gogo yapfuye Josette baragowe ko wabizi ko Gogo yapfuye ntabyo yitabye Imana sha dukara se nta kibazo umaze kwibuka Gogo ariko bigusa kubanza kwibuka shema mani praying atugende nyine cara neza dukora tare fate neza dusenge kandi umenye ko bahora bakwiye banyiyama ngo nicara nawe muri sinzi ikintu kiba muri jogging uyu muntu muri jogging asabura amakorari ikibazo si cyo ngicyo ubundi se studio nicayemo nabi ni yandi asubize numvire ikibazo cyanyu n'ababaza imbere yandi nababaje yabwe bitakore kutabare ari barabuza ngo mbe gutugura utu wowe ufite ubushobozi bwo kurema twiza twishyire dukoresha mane tangira dakara sabana mwazindukiye hera ibiki ukatiya ni ubanshobore maze yese amusubiza wowe ufite meza se uyahingisha iki wenda ngo kera twagiye aya twagiye watangiye akushara tusibye mwaka mumenye yuko Shema bansebeje tutabivuganye hi guys neza ko sidari cyorezo irandeba ikakureba hi we amagare Uwiteka duhire iteka duvugisha ukabagogwe bavuga avuga ngo Uwiteka duhire bagogwe bavandimwe turabasoje namwe mukurikayo mbahi wanshyushyu munsubize bande se bagusubiza abumva icyo urwo rurimi mvuze dore nuvuze utatavutse urahora ako gutabuka n'ibiki uri kwasa uri gusuza abantu yese ndi umukonyine nose wasuzaga iki bayi wanshyushyu ngomba kubasuza kugira ngo tubiyegereze namwe banyamureye banyirukanira iki nababwira nti ngewe iwacu ni Nyanza noneho iwacu Nyanza naho nitije navukiye aho navukiye byanyabyo gutya ku Gikongoro ubu Gikongoro abantu bitwa ba Gikongoro baracyabo nukuri wacu babaga ba Gikongoro bazeri ni Gikongoro se ba Gikongoro baba bameze bate ku buryo yanyita Gikongoro nose se bariho cyari wacu nitwe dufite umuntu witwa Gikongoro ako rero reka tuganire ba Gikongoro bose bavuga ku Gikongoro ndati oyabe gasuhuza abantu apana amazina suhuza ibice bigiye bitandukanye mu nsuzanya yabo ibice bigiye bitandukanye gute kwiyegereza abanyamurenge turabiyegereje kubaramutsa mbayi abagogo twabavuze Uwiteka duhire abakibandise abagoyi ntabwo nzi uko baramukanye mbendu iyi ni mbembo niko baramukanye se gakizwe baramutse abasope bene wanyu abasope ni muraho mwiriwe mwaramutse mumeze mute basope bavandimwe mwibuke ko tugeze muri 2025 ibintu byo kwikomeza no kuzana ibintu byo kwisha manene
mu ntara ya gatandatu halo muriho abarundi amahoro ni gute none abandi ni abaheze abagande uramenye ngira uko ngenda yewe ga ngira uko ngenda rwose abagande babasuza ngo iki muri Burungi muri Burungi cyangwa bajya bavuga ngo kira utiruma byihorere birekeye ba nyirabyo foraje yande wazarendo rero oya pana wazarendo turasuza M23 ngaho rero mukomeze muhafate muhagure mukomeze turabashyikiye abantu b'Imasisi tuzahataha abantu b'Umurenge tuzahataha ariko muzantumire nzi Masisi mwamata Imurenge ry'umutsima nganyumvira ruhani nkoyoyo babona inkoyoyo batazi cyane nanjye kibabwira ntacyo nzi ntankoyoyo nzi zarangi inkoyoyo sinzi cyari icyo inkoyoyo biba byumva ko ari ibintu inkoyoyo ngo zahanye inkoyoyo numvise umufilozofe wawe arakera inkoyoyo none mba numva ari ukuva hirya no hino bigaha ni inkoyoyo wigije intebe inyuma nyine oya pe bisenye nta kundi ntabyo nubatse uramenye oya byihorere wabyara bisenye ntabwo birenze so mumeze mute Josette umeze ute ntakomeze ni abantu twese nakubajije ngo wabanje imeze cyangwa irajegajega reka nabanje umutwe okay zabanga nzana Gatarina injira cyangwa ubyihorere ngaho rero ariko narataga sinababwiye ko ntako bimeze se Louise se ni uje simbabajije ngo foraje yande nababajije ngo foraje Louise azanye imyenda mishyashya ntarabyibagirwa ambara uberwa sheruru avuye kurangura amakanzu avuye kurangura imyenda y'abana avuye kurangura hamagara Joanna ashaka imyenda y'abana cyane ndamuhamagara tuvuye mu kiganiro Joanna nakubagana muzareba n'inyoni z'abandi ziguruke sasuye umeze ute Josette nta kuntu umezemo ingazi sinabikubwiye n'abantu twese harya meze gute ntabwo mbizi numva hajaga naryamye sinamara ibitotsi nanjye nabyutse numva ndi kuniha simbizi iyo niriwe mu rugo mba numva naniwe komande ye ni ibiki avuye kureba muri envelope z'abandi harimo akantu kadunda akubundi urateruye akikiri ni akazi kanyu kakora kumva no kadanesi ako kera ibintu twakinaga ubundi byabagaho amaye ewe ambara uberwa shari uraraje mw'abantu mwesha nimubona nambaye neza mutazagira ngo ari ibindi kandi n'ukuri ejo ngomba kwambara neza udahindukiza bagahita bakwira bawe oya ambara uberwa araje ariko imari arayizana gutya live mu kiganiro nashyire hano tuta tubireba yego ntabireba agiye bareba zanaterura genda uterura shengeye jewe nabireba abajo tuzi se ko ari abo mu rugo nabiwacu zana turebe oya nazana iki kibaga kinini azana turiya duto kandi ari byo kirimo imyenda ya danje terura uzana icyo kibaga arata mwere ko twikore n'abantu mwe ntabwo tugiye gukanaka amaye nkambonye umutuku n'umweru cyane ubu hariyo abaguze ataranayereka ndi mu kiganiro bana ya Louise ari he dore ngo yaje mabuje Louise
ejo ngomba kwambara neza uraba umwenda mpano cyangwa amenye ibindi ejo dufite akazi kadanje ngewe mfite imyenda ariko sinshaka kuyambara turi mu kiganiro tusa dufata imari yawe turayidarapo iyi kanzu ariko ni nziza nkajya gukora pipi Jose yise hano birahari wabuze iki muri Jo Twinize umva se iyi nini ntabwo yankwira nanjye ntiyankwira reba mufungeho irakazara iryo bara Jose ni ryiza ariko ntabwo ari ryanjye ni na nini ariko wowe uri umva mutane bwaraje ahita avuga ngo ako nakaguze mva nakwitanze muko nakwitanze zo mfite ahantu hadanje ngomba kujya ariko se aho hantu hadanje uzajya kuhakoresha iki kandi bagomba kurara bayimesha umuntu utwite muri live turi kuri live kuri TikTok live turabasuhuje mwimve ikaze na kare mudusaba none tugiye gukora ikiganiro kuri live mudubaze ibibazo ngaho nyumvira oya abantu batambara amasutiye daragantu keza Jose dara nakandi keza aka ntacyo nakamaza byose aka ni keza Rosary tuve mu myenda upfa kuba tuberetse ko imari ni umuhondo umuhondo ni uwampinga nzima si uwanjye abantu bashaka tubigerera imyenda mu mpera y'iki twajenda Rosary va mu myenda twavuye mu myenda twayivuyemo none se wayivuyemo buriya ariko harimo twagapira nari nyotewe wigwina ndeme deni Rosary nakozemo nanjye nkoramo Pasika yacu niyitwibutsa amaraso y'umwana w'intama ni yadukuye mu Misiri aho shitani yicira abantu nimuze twese tumuhimbaze kuko yemeye kudupfirayo Louise hano hari ibiryo hari icyo kunywa hari imyenda nureba nabura nakubitwa ngo nureba nabura nakubitwa Rosette Rosary nava mu myenda naka ni keza dore aka ngaka ariko ntukabare kera reka narananutse mwogake reka tamukwira se nyirako ntiyicaye ariko rwose ibyo n'ibindi aho ndakisasekamo paka ni myiza nuko itankwira ariko ni myiza oya ni myiza ariko ntabwo wabona ubwiza bwayo utayambaye umuntu wese ushaka kugura imyenda muri Sheruru ibintu byo kuderivaringa uba wihendesheje hagere wowe nkwereke utuntu nikorera ngo ushimire imyenda bikurega kandi umuntu ushaka ko nzaba mpari avuga ati ejo tuhahurire uvuge n'isaha ejo urabeshye ejo afite akazi ariko nzahava kare we ntabwo byarenze saa 7 nageze so Josette iyo uvuze kumeza n'iby'abana yampaye nka papa ka ni akazi kayirarika kagure nangahe Louise Kavene ikanzu ntabwo ari mbi wayigure Precious kereka ngiye muri shoot naze amakanzu yose afite nta kintu na kimwe nanjye afite amakanzu rega ni ukwifuza ndewe wapi ntabwo nayo zana dore n'akandi baba akora we nawe waje kudukora mu mifuka pe wariyemeje wavuye gatagarusha nibajya kukubatizwa nzabagurira kwa Sheruru urambara berwe ese ubu mwana yambaye gutya yabatijwe se yambaye neza wow agasoma dore naturi umva mutureke bagore live dore kanzu nziza ubwire niyo nagura kiri mariniyeri oya ushyiramo agasentire mariniyeri oya
Migazi mushyiramo agasentire. Raviyonde ndakakwaka. Uyishyiramo sentire. Ego. Turashize. Wituvana amakanzu y'abana mu maso. Umva noneho ibyo turisi tugeze isoko n'amaduka. Man, reba ikanzu ko ari nziza. Bana data. Se nta muntu wangurira umwana ra. Ariko rwose Shema gurira Sikayira. Ariko rwose. Ege jesho ntuntobare musore. Shema mubaze ibyo yaguze ko bitaburiye muri firigo. Ngaza kujya kugurira ibintu bite mu gasozi. Ako ntago uramana ngo birangire. Mpereza iyo kanzu no gufata ibyenda y'abana. Niyo bakuru ngo bivange. Okay. Mwakira ibyanyu uzabakiza. Nakubashije ngwe iyo umeze neza. Iyo uvuze ko umeze neza umeze ute? Mu mufuka mbafitemo amafaranga. Aho ushaka uburarurira ariko ufite amafaranga. Ntago nose ndarangije. Ubwo se warura gute najya kurira mu mazi ya Serena. Mbabarira umbwire. Amafaranga agura ibintu byose. Yakora ibintu byose. Akora hafi ya byose. Nukuri ko Imana yanjye akora ibintu byose. Ngiye mfite amafaranga. Depression nta hantu yafata. Oya. Rose yakuzunguza ntiyakuzure. Nukuri ko Imana nta hantu yafata. Nukuri ko Imana yo mfite amafaranga. Amafaranga agura ibintu byose. Nigazima. Njya muri spa ubuzima akubye ni ifata hesuko. Ntabwo agura byose. Nyine nakubashije amafaranga agura ibintu byose. Hafi ya byose. Agura ibyishimo. Arabingurira. Agura igikundiro. Nabangishaka iki mfite amafaranga ariko rwose. Agura urubyaro. Urubyaro ndarufite. Yegora. IVF bayikoresheje. Hano ndi kumwe n'abantu bakunda amafaranga cyane ku buryo bimba bagura. Njyewe yakunda cyane. Ntabwo njyewe amafaranga aranyanga nabibonye. Ikafasha ariko noneho simperutse KFC narakennye pe. Kandi aravuga n'ibindi amafaranga yanjye akora ibintu byose niki. Umva iyo making sure ko ndiye akantu nkumbuye ako muto ejo twakukoreye inama. Egora. Urabona Sabine nanjye mbisubiza yari kunyica. Hano bariye mu gasozi none bibakoze. Arya handi bwamuteke bega we. Ubwo nyine ntimwatetse nk'iby'iwacu. Gusa hari icyo mutumva. Sawa nyine ubwo nyine bya mutonesha twaricaye turi kusanya turijegajega dusanga nta kintu dufite ariko dutekereza ko ukunda pizza. Watuguriye pizza kwa Mr Chips. Kwa Mr Chips. Pizza kandi wayitugurira. Uyitugure tuyisange. Oya uyitugurire tuyisange. Twabonye ko abantu bakunda pizza urabanza ngakurikira. Abandi baza ari imisago. Ago KFC. KFC sicya. Sibyo. Tuzaza kuri live tuje gucuruza imyenda nk'ibyo mbona kuri TikTok. Dukorera igikondo ni nazo 314 5 turwane muri nimero za Ruwize ndakabanga. Nta muntu utayizi muri uru rugo. Mbo mwemeje ko amafaranga agura ibintu byose. Bavuze ko Rosette amafaranga wabura byose. Wowe hafi ya byose. Icyatagura ni iki? Urubyaro n'amahoro y'umutima byonyine. Kandi wavuze ko ngo igikundiro ibyo bintu mba ndi kwitetesha ariko byihorere. Ni ukuri hari abantu oya nibyo bibiri byonyine atagura ibindi byose arabigura. Jose yego amafaranga agura umugabo yego cyangwa oya. Amafaranga ashaka umugore mwiza utamumerita yego cyangwa oya. Amafaranga ariko rwose ngo ko ashize. Amafaranga ashatse umugore mwiza n'umugabo mwiza. Ashatse ubuzima bwiza arabubonye.
ariko njyewe kuri njye ni ibintu bibiri. Rose washaka umugabo mwiza ufite amafaranga ariko ntago wagura urukundo, urabyemera cyangwa ntubyemera? Reka rwose nanjye uwo naguze icyo naba ngiye kumumaza nicyo amafaranga yaguze. Oya, kuba yaraguze umwana w'Imana turabyumva turanabyakira, ariko mbwira ukuntu amafaranga uzabona umugabo mwiza ugukunda uguhakeye kubera ko ufite amafaranga cyangwa kubera ko ufite ibyo yabuze atabashije kwikorera. Reka nguhe urugero rworoshye kandi ariko byihora njyewe kugira ngo ndire ndambuye ukuguru amasafuriya abo mborekanye aho kugira ngo wugame mu nzu. Wari wugama mu nzu ukaba uri mu nzu imvura yagukugama ukajya mu nguni ukajya ureba hejuru ukajya ureba n'inyenyeri kandi uri mu nzu imvura ukugama mu nzu. Ubundi inzu niho twugama ariko mu nzu ukahuga aho kugira ngo bon ariko nanjye kuyobyisa ariko aho kugira ngo njyewe nkunda umuntu n'ubundi azampinuka n'amafaranga afite namukunda nzi ko mukunda amafaranga nkabaho mfite icyo nshaka icyo nshaka. Ubundi se umukunze agukunda nta mafaranga afite yayabona akakwereka uwo ari we n'ubundi se. None se kubundi ukunda umuntu afite amafaranga ukamukunda akaza ukamwubaha ukamwubahiriza akaba akubwira ati mva nkubwire ntabwo wowe wankunze kubera ko wagomba kunkunda. Ntekereza ko iyo uwankunze kubera mfite amafaranga none se icyo cyubahiro uyabona mbere mukabasha mukubaka nta nayo mufite yabona akakwihinduka. Ibyo byo bitandukaniye n'akazi. Ahubwo avuga ngo hari abagabo nzi baba batanayafite bafite utwo kuzuzanya. Muri kudusakuriza urumva yewe nanone ase mwaduhaye kumeza uzuru we 5 sumo ndayirariye nabyo navuze Rosette arayirariye kandi yarari kutwiya 5 tukica umwaka tugatsirika inzoka Rosette ndiko kubwira jewe amafaranga ntango twayaganiraho jewe amafaranga ababa we ngaye buri mukobwa cyangwa buri mugore wese wicara mu rugo akumva ko azatungwa n'umugabo akumva ko n'amafaranga umugabo wese like umugabo akoreye agomba kuyakonsoma mu buryo bwo kwishimisha adashobora no nk'umugabo akazana 10,000 ukabibyazamo 15 aho kugira ngo ubibyazemo 15 kazana 10 ukamusigira 2 byo kujya byose gukisa ahubwo nabandi nabyo bamusigira gake ubusanzwe nta nayo musigira ahita amubwira ati nzara n'imisatsi ntago bikoze akatayatwara cyane kandi migazi hari igihe hari umugirlfriend narinze boyfriend ahantu runaka umugirlfriend umugirlfriend yari boyfriend runaka sibyo ubwo umukobwa yakundana n'umuhungu cyamwumva mutinze pe nta kintu mwumva gato noneho umukobwa akaba yikorera ahantu muri societe imuhemba 120 si make umwana yatahaga iwabo nta mwana yarizaga yari umukobwa nyine 7 yajyaga kugeza ku minsi 15 ari kuguza atafite n'iti kimujyana abwira mama we ati fasha kubera gukundira aha noneho yajya kwisukisha akabwira boyfriend we ko ari bwisukishe ahantu gutya kwa Rubangura ibisuko bya 80 muri kumva icyo kintu turi kumva icyo kintu ibisuko bya 80 iPhone 17 yasohoka batema ni muri kangahera oye n'urugero ariko icyo gihe hari hasohotse iPhone X nkuko 17 ari bidanje icyo gihe nabyo ari bidanje ufite 8 plus ukabona umuntu ufite X ifite akakantu kameze gutya avuga ati si uyu mwana isi yayikuye hera yiba umuzungu he yego urumva hama umuvandimwe umuhungu agakora yihiringa undi akamubwira ati se ko dufite gahunda yo kubana tukaba ubizi ko ndi gusevinga kugira ngo tuzatahe mu nzu yacu itari y'abandi
kandi nkazagukorera ubukwe kuko nta mafaranga ugira, ngomba kugukwa, ngomba kubaka inzu, urumva tugomba no gukora ubukwe, tugomba no kuzabaho. Ntari gutekereza imishinga ya nyayo. Umuntu wari wese, abakobwa dukunda kujya mu bintu byuzuye, kandi n'abagabo bakunda gutanga ibyuzuye. Ibyo ari byo byose niyo wisukishaga ibintu bisuko bya 80 bakisukisha ibya 15 cyangwa vere kugira ngo worohereze umukunzi. Ariko sinumva n'impamvu agusukisha kandi ukora kandi ataragukoye. Ruminganze ibyo yabikora, ndayumva impamvu yo kubikora. Oya ngende kukubwira ndayumva impamvu yabikora. Rosette agiye kuzana ubugoryi ndahita mwica. Ntabwo ari ubugoryi. Yabikora gute ushaka kumbaza ngo wariye? Nusanga ntariye se oya nanjye ndabyumva no kuvugira ku nzoga y'abandi ni ikosa n'icyaha. N'umugabo sibyo? Oya pana uri gutumbwira ko nsa neza utabigizemo uruhare. Tivwa ariko Rosette icyo mvuga, iyo umukobwa urumva yaba donc ya mu gikunda muri copinage, sibyo? Umuhungu afite uburenganzira bwo kuba yaguhereza ikintu abona ubura, ariko si itegeko. Nuko nanjye mfite uburenganzira bwo kubikora. Nko kuba ubizi neza ko mwagiye gusura abashuti banyu, yakuramo amasogisi ukabona isogisi ryaracitse ku ino rimeze ngo. Iyo ni message yo kuvuga ati muko wagiye kumugura amasogisi ukayamuha muri gift. Ubwo niba amasogisi yaracitse menya usengera neza gutya. Wabwirwa n'iki ko umugabo mugiye kubana ari responsable nta nshingano rimwe yagufasheho? Nyine najye ndi kuvuga hari abakobwa babigira itegeko. Kundeba nibyo niko kuri. Oya ntabwo ari itegeko. Ngewe rero hari principe nemera. Hari ndabizi neza ibyo bintu twabihuza, dufite n'ingero z'abashuti bacu babikoraga ku buryo nyine uhita uvuga ati oya wenda hari abantu babigira nkaho uwo mugabo yakubyaye kandi naso atabigukorera kameme. Ariko kandi nyine umuntu akakubwira ngo ntago njya kwisukishiriza, kandi mwamenyanye wisukisha igisuko cya 15. Oya Nyabugogo handi bakicara mu maguru gutya. Zuwazo bayita zuwazo. Iyo yitwa zuwazo. Ibabura dore iragutwika ukajyana no irababura ivanaho n'umusatsi kugira ngo zaza mvuko kunari bitanye. Ntago mbi nakanyeze. Urujya ni na nyonga ntarwaza I can even be baza Fiona urujya ruzi nuruki wapi muto urujya ruzi ariko uyu mukambwe yahoze uraruzi twikibondo shema urujya ruzi uriya we ni mukambwe sha wowe uraruzi urujya ntarwo muze niki Louise aramukopesha arebye kuri Google uriya arebye ahise ureba kuri Google oya ntabwo twashakaga urujya ukope oya ntabwo bacyogosheshaga baragishyushyaga bakajya bagicisha ku musatsi mu kivugo uko ubu ngubu kimeze kwaza umusatsi ukamera nk'udefirije kubera ko cyabaga gishyushye. Urujyo ni inkono iba yaramenetse igice cy'inkono kiba cyaramenetse nirwo bita urujyo. Bararushyushyaga rero bakajya barucisha ku musatsi gutya. Igisokozo ntego iki nk'uko umukozi wanyu nde w'iwacu Gatagara nde nyine yitwa yampaye nka avuye kuri nyonga se akwenyanga nyonga yenda yibujije ya bintu bitera depression ndere kankubwire principe imwe nemera y'abantu sibyo abantu babyenterpreta nabi ariko ngiye mvuko mbyemera ngo amafaranga y'umugabo sibyo na yacu ay'umugore ku giti cye iyo principe kandi nayumvisha mu basilamu ndayikunda cyane. Nicyo kintu cya mbere numvisha ngumva ndagikuze cyane. Ndemva rero ko nyenterpreta kuri jewe amafaranga y'umugore kurumisa makuru
Megazi ni principe umva reka nkubwire na Rodrigue arayikurikiza pa amafaranga wogije famille ongeye mvuga ukuntu imeze kuri jewe amafaranga burarenda ngo kunyisha amafaranga y'umugabo amafaranga y'umugore turayavugira koko oya sha arena yagucirira ati sonze kungura amavuta ejo sinakugura essence sawa umugore atakubitse essence ya 15 ariko nkayakubwira umva akakubwira ati mwamikazi barenda mureba ntago ajya yarya njyewe umugabo wanjye ntiyayarya kuko arabizi ko namukirira kugeza kuri Amina kandi ikindi ntabwo aba ari comfortable arambwira ati ayo mafaranga yo baba we namugurije udufaranga twinica n'iki ariko naniyi saha mwamuhagamya yavuze ati ariko wowe igihe wakoreye winjiza iki cyagiye sinaguhaye ariko iyo ni defense iryoha cyane abagore mwese mumeze gutyo Megazi ibyo bintu bivuga ari ibya 2023 ariko aracyabyigenderaho ntabwo nigeze kugukoreshereza imodoka nayo nakoresheje ariko n'urugero ntanze ariko cyagiye sinakugurije ntabwo wari ufite ikibazo nkahita nguha 20 ubwo surambwira ngo kandi nkumva shani byadare kandi barabyegeje ubute ntabwo mba nijijisha ntabwo mbeshye shaka ko Megazi bawe n'umudaje nziranye nawe njye mva rero ukuntu njyumva iyo principe no kubera yuko amafaranga y'umugabo nayo urugo kubera ko ni provider niwe muntu nyine wirirwa uduha amafaranga ni we nyine uduhereza urugo ugomba gutunga none se ni njye bagize imitwe noneho ay'umugore naye kubera yuko aba hari kwita ku byo Megazi bava mu myenda kagapiri yawe kandi oye nagatwara kubera iryo bara urumva ay'umugore ni amafaranga Megazi banugashyireho umunwa nabwo ari yo raberari yawe urasobanutse kandi urashoboye ntituzaguteranya mu guteza ubwacu imbere aho ni hoho ay'umugore naye kubera yuko aba hari gukora ibyo umugabo atikoreye atiyitayeho ashobora gutanga amafaranga yose ntiyibuke no kwigurira ipantaro ukabona agiye nko mu nama ikomeye ay'umugore simple na ya detail kuko umugabo ntago yamenya ko aratanga ntekereza ko umugabo yashaje sweet yarangiye ibyo ndi kumininga iyo umugabo mubwiye ngo ndashaka 15,000 nibyo uru rugo rukeneye mba mbizi neza ko wabazemo na esuveseri n'umweyo washaje na rakrete yavunitse n'utwo tuntu twose sibyo akayaguha hari n'igihe yaguha n'ayandi afite njye birantangaza ukuntu twebwe tubura amafaranga ubukene bukadufata tukaba tubizi neza ko abagabo batajya bakena impamvu Imana yabagize umutwe ni ukugira ngo batajya biburira buri mugabo udaproviding urugo rwe arashirirwa burundu na betting umugabo udaproviding urugo aricara akabura na 5 yagura umuriro rero njyewe nibaza yuko amafaranga impamvu tuyita y'umugore ni ukugira ngo yite ku madetaye y'umugabo we ati nyine umugabo we yego ariko cyane cyane biragoye ko umugabo yajya ku meza agasanga nta kigiriho eswitu umutukuri cyegera amahere urankubise byose ajya nkubita urankubise cyagenda kugakora nzameka gashaka ko cyo kwita umutuku ako kuki buri musaza mu mutuku iyo mvuga ngo maruniri sinzi n'icyo yarayambaye ariko ejo bundi warankubise dawe ndakubwira ngo uzabikwishyura uranyishyuye nuko nguko byari uramenyereye ariko tusubiye ku abakobwa umukopi wa umukope wawe ashobora kukwitaho kuko ni sinye nese ubundi ubwirwa n'iki ko umugabo ari responsable Rose umugabo aba responsable iyo mutari abana
iyo yatekereje ku kintu abona nyine nawe cyakagushimishije cyangwa kigukwiriye. Yego nkubaze niba nkubwiye ngo mba muri ghetto sibyo, ntabwo ari wowe wanyoherejeyo, ntabwo ari wowe watumye njya muri ghetto, wowe dukundana wansanze muri ghetto, ariko ushobora kumbaza ngo ese uku kwezi byarakoroheye kuba wakishyura inzu? Kubera icyo urinda ubibaza se wabikozeho. Hari abantu batazi kwibwiriza, hari n'abantu baza ibyo bintu babikeneye akavuga oya. Umenya umuntu mu bana, ariko umuntu wagutekereje Jose niyo wamuhakane biragushimisha ko yagutekereje kurusha wa wundi ukubwira ngo hari igihe bitagushimisha ngo se kutaryamye wavuze oya kandi ubikeneye, ahubwo hari n'ukumvira ubusa. Siri kubyumva rero jewe. Ariko menya umuntu, hari abagabo bafite karagiteri zitandukanye. Hari umugabo ukunda cyangwa umusore ukunda ko umuntu amubwira ngo bite se, none se ko mfite ikibazo cy'amafaranga 150, ntanakubwire ngo detail ngo nayinzu ngo nayinzara, akavuga ati ko nari nkeneye 150 wabibona, cyane nari nkeneye 20 wabibona. Izo mbaraga muzikura hera. Akaba yagira ate yahita ayaguhereza. Hari n'undi ukubwira ngo ukubwira ati uku kwezi kurarangiye cyangwa hari ahantu nakubise akadiru akiri 100 niyo nizeye muri uku kwezi, siyibwirije ntakubajije niba ntazi ko nabifite. Hari n'undi ukubwira shaka uryamye se kuryamye tensha nari ndifite stress, hari umuntu nari nizeye ko ari bumpa amafaranga yo kwishyura inzu nari naragurije none nta yarama kandi nta yandi mfite. Yo ihangana akabakoze icyo kwita ku cyaka kubeshya atazi no guhakana. Hari n'utazi guhakana akakubwira ati shandaje nyago. Kandi Rosalie iyo ni red flag, si red flag. The big one ni red flag. Njyewe I prefer ko wambwira ngo oya ntayo ni. Okay, noneho umuntu ukumvira ubusa wese wowe arakatsindwa na Nyagasani. Umuntu ukumvira ubusa afazari ntiyanakumva cyangwa ntimwaba mwana. Kandi ikintu kibabaza kandi shaka ugafata iminota 30 yo kumusobanurira ibibazo byawe ufite, ariko rero jya ufata n'ibindi 30 yo kumushimira cyangwa yo kumubwira iterambere cyangwa kumubwira ibintu abakobwa dukunda gusabiriza. Urabyemera cyane ubyemera? Subiza bigatuba ko nyange minono nzagutahira ubukwe. Niko abagore tukumera abakobwa. Kandi ikindi abakobwa kenshi bakunda gusaba ibintu bo batakiha. Bide yego akakubwira ngo urashaka iki kuri anniversaire iPhone 17 Pro Max iri kugura miliyoni zingahe, wowe in first place ufite iniryo n'ijana wakomaho. Ntacyo nkubwiye, wambwiye imodoka cyangwa ukajya ugatangira gushaka imishinga ukamubaza se ni icyo ufite ngo mperewe, ugasanga ni wowe yegamiye. Nje babimbaza cyangwa bashaka badakeneye nyine biri express ego ya kugira ngo nyine nawe adacikana. Oh wow. Okay. Yego birashoboka cyane. I think nje nakorohereza ibyo nkeneye kugira ngo ubuzima bwanjye bugende. Ibyo dukeneye byose ntabwo tubifitiye ubushobozi. Ubu nari iPhone 17 Pro Max. Ntabwo ikeneye iyo ngiyo urayishaka. Yego nyine ibintu byose tunakeneye ntabwo ariko bitugira ibyo dushaka byose ntabwo ari byo bitujyana. Ariko uzi ko umuntu ushaka kumubaza ati urumva ushaka iyi gift right now, ntumubwira ati n'umutaka tugeze mu gihe cy'imvura nta mutaka mfite. Hagize umbaza icyo kibazo se nkatamubwira. Umva ibibazo afite wamwumvishe ibyakunaniye ugiye kubidutura fire ko uvuga se uzamuriza ubibaze neza. Metero 2 kuri nze. Oya afite ibintu byinshi byo gukora ndakwiye. Oya njyewe ibaze ko nk'ubu ngubu hari ibyo nshaka ariko hari ibyo ntakeneye. Umuntu nzaka telefone izina ry'Imana yo mu ijuru aza nukuri kw'Imana sanyoreza igatagara gati genda iwanyu baguburere sinzayakayoza ngiye telefone. Kiza cyane nuko nanjye wo tubana bizi ko nyikunda ayimpa ntayimusabye arandeba mwembi. Jewe na Louise turavukana pe, nikundaga telefone keza, nikunda utu make up twa bien, imodoka yanjye ifite Louise bamuhaye Mac
yaraye ampamagarira mu 101 zana se tuyisiga ngo biragoye nanjye nifitiye amavuta yanjye nkigirira akamekapu kanjye nifitiye agatelefone kanjye keza mire turagushimiye ariko natwe dutekereza nyange nyine abatu muvandimwe yagize anniversaire mumbarize ikintu wize akunda sha ivuta pe umva yayiraranye ayipfumbase ati navuga ko se ubu njyewe mu mafaranga natakaza y'amagana ntabwo akubeshya ni ukuri kose Louise ntabwo akubeshya ibyo ntibimuraba Rosette isakoshi n'urukweto rero nibyo ariko umuntu urwaye isakoshi n'urukweto kuri Louise aba agutekerejeho cyane aba aguhaye ibintu utakigurira uko maka wowe wafata utudolari twawe ukayigurira ngo MacBook ni puderi jyewe rero si bavuze ngo tujye dusaba dufite aho duhera niguriye akamodoka mungure V6 baguhe top up mumwe top up nka upgrading shangiye imodoka rero iyo mfite irampagije ku buryo indi nashaka sha reka nkubwire jyewe bangure V6 si bavuze ngo dusabe dufite aho duhera ariko ubwo ndi kubwira nde V6 ufite imodoka 10 na zingahe cyangwa 20 na zingahe V6 igura miliyoni 40 none se ubu bayiguha ukayigendamo ibibanza byashize ikingariza mwarabyibagiwe hari ikintu utama ngo upfe kukigendamo numva mfite umutima mwiza imodoka 60 nawe mfite ibibanza bingahe ari gift well and good nayiraramo umwana wanjye akayigamo byose yego mobile ndakuba ubwo rero aka kagifite kararya tuvugisha ukuri gift iraryoha pe ariko Mpinga Nzima na Louise nibo abantu ba mbere ba enjoyinga gift aba turavuga ariko nanga mwarasaje meje rero wa mbere agakurikiraho Mpinga ziko ko abahiga Mpinga Nzima arabahiga ngiye nkunda gift Louise arahinda cyane kandi iya mbere ngiye nayifashe nyambure are you for real kuri buri muntu ndakiza Louise nta muntu wemerewe gukora hano twagabye oya wancimye ntabwo bidukwiriye oya kereka niba ari umukiriya wancimiye akaba inshuti akabona bimbereye well and good wanyipimiye se turangana oya nyine nidusanga bidukwira cyangwa bitubereye bahereye kubyo mwambaye hari biriya byo nabyemera nanjye ariko hano harimo utuntu dushyashya mwana Mpinga ziva mu myenda ye baba we iyi yo ndayitwaye uratwite se who cares nzatwita ami green ntabwo bishoboka se nayisiga none ifite uyu mubiri never again yo reza iyi ngi ntabwo ureba ko ufite imifuka nta mifuka ifite aramburanye rya Louise mfite ideni ryawe mwavuze ngo abantu bangurenga amagifti ngo avuye mu Faransa se shima ayo magifti yavuye mu Faransa ninde wabivuze uwo ninde wabivuze ninde se wabivuze shima no kuno ndebe jewe yozata utugira ibintu ushaka byose ugarabana bagafa dodo shema yasetsa arakubeshya shema bakubeshya nuko ntabwo ndiki nuko ngora ngo batumye ngo muri ngo hari ibindi ngo batumye ahubwo ukuntu mwambeshye ni shema ngaho ndicaye navuze wa vuga amasharijeri y'amasaha vuga ibiki dore nawe wari uhana mwicaranye ariko ntabwo navuze kandi urabibashije
ariko se reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko kuki uvumira itararenga ntarirarenga shumi none si igihe cyose baguhereye gift bakoze anniversaire hari igihe umuntu aba akeneye akunyugugu ninde watanze barabitekamo umureti udakakwaka mubitubwire dore ugiye kumva wumva ngo pi 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 Louise mana we noneho mugisha muramuhamagara ubwo mugisha twamwumvisha aho aba yaturutse yewe mugisha nga we nanjye unyibuke mugisha agira ibanga agira ibanga cyane yabeshye Butoni Rosette yamutubye guhaha aramubaza ese mugi uri ati ndi Norvège none se uri hagana gusha ngo ndi hafi ya hahandi agiye kubona batamu country ati se ko ngiye kuri Norvège kandi yamubeshye ndaho gase no guhaha kwanjye bigiye kubamo intambara ako kantu ni keza ni keza oya turayishaka urahakanye se wabiranguye ntago nareba yewe urambabaje twasoje ubu usurijijwe n'iki wowe kubera iki cyabombotse ye bwira Fiona bivuge avuga cyabombotse 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 ni uvuga se kuri bubo cyafashe urukaranga uyu nguyu ni mama Bishop n'ababyeyi batajya bambara ibi hari wa ego twabashimiye abakobwa mwishimireho kubera ko atekereje imyenda abahise ava mu biganiro abagore baragwira twanzuye ko amafaranga agura ibintu hafi ya byose kagorera amafaranga ntagura ibintu hafi ya byose se ego agura ibintu byinshi ariko ntabwo ari byose hafi ya byose ibintu ngewe navuze ubwo bitari byose ni bibiri byonyine bombone ubundi se umukene we ntapfa oya umukene we umva nkubaze ikibazo cy'amatsiko ariko rero amafaranga atera stress mwari mwabona umuntu urwaye afite stress z'amafaranga ye bazarya ngo ndapfuye sha barayariye narayavuniki sha reka nibere umukene n'ubundi niko ntacyo nzabatse umukire niwe ujya kuri bombone gusa n'umukene yijyaho mani ibyo nta bintu bya danje none bibaze ko upretendinga ko wakize kubera stress y'amafaranga iyo buri migazi bakubwira arayizi yiki yo kugira stress ko none se Shema giva mu gwe ikazune yanjye Jose ndanze tugiye kurwanira mu kiganiro Shema ewe ikanzu ni nziza we ntago muvuze ndone ukuri ni nziza turebe ko shyiramo isutiye ndayishyiramo cunda amata we cunda ndakwishimiye umva Shema uzi ko umuntu apretendinga ari mu bitaro ko yakize kubera ko abibona ko bari kumukorera ibintu by'umurengera kandi nta mafaranga afite agataha oya ntabwo urabona abantu ku Muhima bamazemo amezi 3 babuze ukamubaza se uburimo amafaranga angahe 12,550 cyane ariko umukire aba yaratashye umukire arataha ariko nawe umukene n'umukire bararwara narakobokeye mudaha amafaranga y'icyuzi cyacu twarayakobokeye icumi yasinda mu mitsingi
Migazi ibyo ni ibiki? amafaranga y'icyuzi umva nyamajyambere Esperance umwana w'umutwe ntawuzi amafaranga y'icyuzi twakoreye ntayo twakobokeye urayakorera rwose intore ntiganya ibisubiza ariko mudamu ufashe twakobokeye ubushize twarabaretse muragenda Napfuye yoza atadagiye. muramuke rero amafaranga y'icyuzi ntayo amafaranga y'icyuzi twakobokeye neza bariya bakajya kuyanyweramo za mitsingi mukayasindamo mitsingi Ndapfuye umutwe uranyishe. Ariko mba narasigaye koko. Abawe. twakobokeye Jose nyamajyambere Esperance umwana w'umutwe babaho Geretse ngo n'ibintu bimwe. Jose tega ibyo biri bikivuga reka nigendeye nyamajyambere Esperance umwana w'umutwe adashobora ahari ntashobora Fiye ibyo bintu urabizi. Nawe ntabyazi. Fiera ya Jose ego kora viyonda ndakubujije iyi yo ndayitwara Ariko se none ibintu byose urabitwara wowe. makanza ngahe 1 2 3 ntabwo mu magare bagiye gutya ngo baguha amafaranga yawe y'icyuzi tuba twarayakobokeye Shamuratse murabeho rero turagiye Imana ibaha umugisha Imana ibaha amafaranga. abana babega Wajya ntabwo dusuje abega n'abana b'abatwa mwese cyari umwega harya. Mpamvu uri mugufi. babaho ya urahageza cyaza cyane Sabine nyirukankana. Muvuduka. Boate zazi. ukoze akahita akubwira Migazi ukoze gutarura ni kwaze gutarura nyine Ntabwo njye nta kintu njye nsigara n'iwanjye. oyara itakubwira ngo ngishize muri butu kizana bashaka yo guhamama Ntabwo ubururu paka ubururu afite bridal shower wazanye imyenda ya siporo Harimo ikote. Harimo ikote. N'akanjye. N'akanjye. bayi rero Zirabeho Imana bakajya ibaha umugisha kwikupira. turabakunda